nizere ko mumeze neza cyane mbahaye ikaze none kuri The Focus. Tangira bavuga ko ngo bitewe n'ibintu byabayeho byanyabyo ku itangiriro rya kano gafilme tugiye kureba bahishura yuko ngo hagati y'igihumbi 1960 n'igihumbi 1980 ibihumbi n'ibihumbagiza by'abana b'Abanyanigeria batanzwe n'ababyeyi babo kugira ngo barerwe na famiye z'abazungu zari zimeze neza. Harimo Bwongereza ngo famiye z'Abanyanigeria zabaga zaraje kwiga cyangwa gukora zatangaga umufungo kuri famiye y'Abongereza, hanyuma ngo bakabarerera abana, ndetse mu mwene ubu buryo nibwo bwaje kumenyekana ku izina rya farming. Ku itangiriro rya filime yacu rero abari mu 1937 n'undi mu Bwongereza ari itsinda ry'ibyana binyuzura bari kwirukankana umwana w'umwirabura ahantu munsi ku muhanda wa gari ya moshi, haba hijimye ndetse hanatuje. Uyu mwana we yirutse ariko birangira ageze aho u Rwanda ruherera. Ubu rero nta niwe tamera afite gutakambira bino byana ngo ariko byamabarira, kandi byari ibintu biri hagati y'ubuzima n'urupfu. Gusa amashusho y'itavo by'ikitaraganya dukomeza n'ubundi muri Tilbury, abangani mu majyepfo y'Ubwongereza n'ubundi London, aho couple y'Abanyanigeria Feminator nabo baraje anga mu Bwongereza kwiga, ariko baba bamaze kwimeza yuko bagomba gusubira iwabo mu gihugu cyabo bamaze gusoza amasomo mu gihe cya vuba. Ariko nkuko ikintu kimwe kijyana ku kindi biza kurangira bibarutse umwana w'umuhungu. Hanyuma rero iyi couple n'amarira menshi yemeza gutanga uyu mwana wabo ukiri muto hamwe na noti nyinshi ikawohereza umuryango wa Ingrid Carpenter. Ingrid rero aba ari umugore uba muri ya classe z'abantu bakora umeze neza wa muri no mujyi n'undi wa Gypsy muri Tilbury. Uyu mugore wibera mu kazu keza nga muri uyu mujyi Feminator bamusezeranye yuko bazagaruka ngo ibintu n'ibyamara kumera neza aho babagiye muri Nigeria gushaka amafaranga n'ubundi. Nabyo gutinda rero nyuma y'imyaka 8 bahita batwirika Enatani wa mwana aba yarakuze ubu ngubu yabaye agahungu gatoya, ndetse aba umuntu ufite impano yo gushushanya ariko abagira isoni nyinshi ku buryo akunda kubikorera inyuma y'intebe aho kugira ngo aze kubikorera hagati y'abandi bana n'ubundi uno muryango waragiye ufata muri ya gahunda ya farming. Byaka kanya rero wa mugore uburera Enatani aba afite abana barenga 10 babirabura n'ubundi yitaho, kandi bafite umugabo ukunda kubuhuza cyane w'umushoferi, bityo rero Ingrid aba yita kuri bano bana bose wenyine. Rimwe na rimwe rero aba yigira nkaho bano bana bafata kimwe ndetse akanabafata neza, gusa rimwe na rimwe abakunda gutuka no kubwira nabi Enatani ukunda guhura n'akantu ko kubwirwa ibintu by'irondaruhu cyane nubwo ari ibintu birangwa biciriritse. Uyu mugore wakunda kumubwira yuko ngazamwohereza iwabo muri Afrika agasubira ku bishyimbo n'ibirayi, wabahita ngo ni muri Bugaland. Kandi Imana nubwo abatitabwaho neza gutya n'ubundi no ku ishuri no hanze hose abakunda guhura n'abana bo mu nyuzura, ibintu biba byaratumye uyu mwana neza agenda kanga ibara ry'uruhu rwe. Umunsi umwe rero Ingrid yatumye umwana ngo ajye kumwibira akantu mu iduka, aho umwana yagiye arinjira gake gake, hanyuma aragenda biranamukundira yiba agakufi kamwe. Yise akazanira rero ka kagufi kazaho uyu mama we n'ubundi ngo umurera. Ako nyirya duka amaze kumenya ibingibi Ingrid yahise akubita urushyi Anaton, ndetse atangira gukoresha ibintu byo kumukanga akoresheje irondaruhu yigira nkaho umwana ari wari ubikoze, kandi mu by'ukuri mama we wamutumye. Nyuma abwira uyu mugabo yuko uyu mwana agomba kuhana rwose byihanukiriye ngo cyane ko zino ngeso zabashyira mu byago n'ubundi. Anaton nawe yasubyemera, yasezanije nyina yuko ngo ubutaha ngazabasha kwiba none ntihajye umuntu umubona. Nyuma yo ku minsi y'icuma n'ubundi Anaton yagiye ahura n'ibintu by'irondaruhu no kujujurwa cyane akanyuzuzwa ku ishuri, ku buryo rimwe hari n'ibyana byamushumurije imbwa aho yaje iroma wa mwana ku buryo barinze kumupfuka ibipfuko bigera mu 10 byose ku mutwe. Ibingibi ariko noneho Ingrid byaragaragaye yuko byamuteye umujinya, ndetse ahita asaba umugabo we yuko yashaka kunihorera kuri bino byana byo muri quartier byabangamiye umwana barera. Gusa aho umugabo n'ubundi nawe wumurera twakita nka se, ahubwo yabwiye Anaton yuko agomba gushaka uburyo nawe yazajya yirwanaho imbere y'ibyo byana bikareka kumunyuzura. Amashusho akomeza tubona Anaton ari kureba mu idirishya umukororombya, hanyuma we n'abandi bana bose babarererwa n'uyu mugore basohoka hanze ngo bajye kureba ukuntu umukororombya ubumeze. Nyuma rero bakomeje kugenda mu muhanda bashaka kureba ahantu umukororombya urangiye, bageze ahantu habaretse utuzi, ndetse bahita babona ibyo bashakaga. Abana nk'abana rero ngo bahise batanga icyifuzo cy'ikintu baba bashaka mbere yuko basubira mu rugo iwabo muri rwa rugo barererwamo. Gusa bakigera mu rugo Anaton ibyishimo yari afite byahise bijyana nka nyomberi abonye abantu bari bicaye muri salo. Abari ababyeyi banyabo ba Anaton babandi bari bagarutse, bivuga ko baramusize imyaka 8 ndetse ubu ngubu ngo baje kumureba. Aba babyeyi Feminator barasize umwana nyuma y'imyaka 8 ishize mu biganza bya Ingrid ngamubarerere. Ikindi kintu tubona Anaton na bashiki be babiri b'impanga baba bari mu kamodoka berekeza iwabo mu cyaro muri Nigeria.
ndetse igihe umwana yamenyaga yuko ari hariya ngo agiye kuba muri Nigeria akaba ari naho azasariza, akimara kubimenya agahinda karamwishe rwose, kumva kuva mu Bwongereza ukajya kurererwa muri Nigeria aba ari agahinda. Hanyuma umwana yemeza kutongera kugira ikintu na kimwe avuga mu gihe cyose aba azamara ahangaha muri Nigeria bagiye ngo ni iwabo, ku buryo n'igihe yagezeyo Anaton agasaba gusuhuza sekuru ubyara papa we, umwana nta kintu na kimwe cy'urukundo yigeze yerekana kuri uyu muryango mushyashya bagiye gutangira kubamo. Ariko bikaba binagaragara yuko n'ubundi sekuru yari asanzwe afite umujinya, aho ufite bano babyeyi kuba barasize umwana mu biganza by'undi mubyeyi. Sekuru yarebye ukuntu uyu mwana aba ameze, yahise abwira papa we yuko ngo ubundi bitwara nk'umudugudu wose kugira ngo uhereze umwana uburere, kandi kuko Ubwongereza atari umudugudu wabo, kuko bo nta ndangagaciro cyangwa ibintu bya kirazira bigisha. Uyu sekuru rero aba ari gusaba papa we yuko ngo bakora umuhango nakita nk'uwagipfuma, bagapfumaguza ibintu by'amadayimoni kugira ngo barebe yuko roho y'umwana ngo bayigarura, cyane ko iba yarabura ibirengero kubera ko aba yarakuriye i Burayi. Amashusho rero akomereza muri uyu muhango nakita nka gakondo y'Abanyanigeria, aho tubona umugore wambaye imyenda y'imikara akomeza gukata Anaton mu gituza akoresheje urwembe. Ibi ngibi ari kugira ngo barebe ko roho ye y'abasokuruza muri Nigeria yamugarukamo. Ibintu bari gukorera uyu mwana bituma ava amaraso menshi ndetse akagira ubwoba, ari nako abantu bamukikije, ari nako nabo bakomeza kugenda bavuga ibintu by'ibigambo ari byo kugira ngo umuhango ugende neza. Nyuma y'uyu muhango rero ababyeyi bakoze n'ikirori cyo kwishima yuko wa muhango wabo wagenze neza, ndetse abantu bangaho bose bishimye, havuyemo Anaton ubona yuko ameze nk'utari muri icyo kirori rwose. Noneho cyane cyane ababyeyi be, kuko muri iki kirori cyose Anaton afunga umutwe, ntafungura akanwa ke ku kintu cyose barimo bamubaza muri icyo kirori. Ariko si n'ababyeyi be bonyine, kuko n'umwarimu ku kigo baratangiye kwigaho gishyashya, baba bamaze kumurambirwa kubera ukuntu aba ari aho ngaho ameze nk'ikivamvara atavuga. Ndetse kubera ibi bintu bituma agenda ahindura amashuri menshi kandi mu gihe gito. Umunsi umwe rero yicaye mu ishuri, umwarimu we yamubajije ikibazo, noneho ikirenze umwana yanga gufungura umunwa we na gake. Kubera ibi ngibi rero umwarimu yamujyanye imbere ku kibaho, amushyira mu nguni, azamura akaguru hafi amasaha menshi ku buryo yatangiye no gutitira. Nyuma y'amasomo rero nk'uko umwarimu yamubwiye yuko n'ubundi biri burangire amudishye inkoni nyinshi, byaje kurangira igihe yagiye kubikora ahubwo Anaton amwatse ya nkoni aba ari umunyuzaho akanyafu ku nda, bimwe bya melody neza. Papa rero akimara kumenya ibi bintu umwana aba yakoze, yararakaye byatari, ku buryo yirengagije ibyo umugore we yamusabaga asabira umwana imbabazi, yahise yemeza kohereza Anaton muri wa muryango arerwamo w'abazungu n'ubundi mu Bwongereza, aho ibindi bintu by'ubucuyi n'ubundi biba bimutegereje. Amashusho akurikiyeho rero tubona Anaton yasubiye muri wa mujyi wa Tilbury, muri wa muryango yari asanzwe arererwamo, aho yongeye guhura na Ingrid n'abandi bana yari asanzwe arera. Yagiye mu bwogero rero, aho yagiye arifungirana, hanyuma umwana atangira kwikuba ngo arebe ko byibuza uruhu rwe rw'umukara rwaba umweru. Nyuma byahanze umwana yisiga pudre y'umweru ngo arebe ko yaba umuzungu. Umunsi ukurikiyeho rero yanagiye ku ishuri rwose yisize ya pudre mu maso neza ameze nk'umuzimu, ariko ibintu byabaye byatumye noneho arushwaho noneho kunyuzurwa byatari, kubera ibi bintu by'ubugoryi ngaba yakoze ashaka kwihindura umuzungu. Amashusho akomeza tubona Anaton uwo warabaye ingimbi noneho, ariko n'ubu nta nshuti n'undi abakigira usibye umwarimu we w'icyongereza wari umwana mwiza, Mrs. Doppel. Gusa rimwe bari muri classe ye, umwe mu banyeshuri bigana na Anaton yavuze ikintu cyo kumusebya aho ngaho mu ishuri. Aha ngaha niho tubona yuko wa mwana wahoze ari aho ngaho ari ikivamvari, ubu nabo barafunguye amaso ku buryo aba asigaye ahangana n'umuntu wese ushaka kumunyuzura. Ibintu rero asubiza abana banyeshuri bituma agira uburakari bwinshi, bikaza no kurangira habaye imirwano hagati ye n'abandi banyeshuri bose bigana. Nyuma gato y'imirwano rero directeur yahise aza ahita afata Anaton, ahita amwirukana kuko guteza ibibazo byinshi no kwirwa ateza akavuyo aha ngaha ku ishuri. Ariko nubwo byari byagenze gutya, umunsi ukurikiyeho n'ubundi Anaton yaje ku ishuri, ariko none ntabwo aba yakinjira mu kigo. Bityo yarimo arunguruka, Miss Topo yaramubonye, arangije ahita amuhamagara kugira ngo baganire byimbitse. Uyu mugore rero yamubwiye ko ashobora kugenda akamuvugishira directeur kugira ngo barebe ko cya gihano bamuhaye cyo kumwirukana cyagabanurwa, ariko Anaton nta kintu na kimwe ari kumusubiza. Nyuma y'ibi ngibi rero umwarimu yahise amubaza ubundi inzozi ze mu buzima, aho umwana Anaton bwa mbere yabanje guceceka, ariko gake gake atangira kuvuga yuko ngo ubundi ikintu cya mbere yahuza akunda ari ugushushanya, ndetse ahishura yuko ngo yikundira kubona impapuro ziriho ubusa, kubera ko bihita bimwereka ibyishimo muri we no kumva yuko ashobora gushushanya ikintu kandi kikaba cyiza kuri urwo rupapuro. Bamubajije ku bijyanye n'inshuti ze, yavuze yuko ngo nta nshuti nyinshi agira, ngo ariko n'izo afite akaba aziganiriza we yicariye inyuma y'intebe. Rero Mrs. Topo yahise yumva ko byanze bikunze uyu mwana aba afite inshuti aba yimagine, ariko mu by'ukuri zitabaho, mu by'ukuri mu buzima usanga nta nshuti n'imwe abagira. Nyuma yo kujyana iki kiganiro cyiza n'umwarimu we, Anaton yahise ava aho ngaho aragenda ahantu mu twatsi, aho yicaye hasi kugira ngo atangire yishushanyirize indabyo ziba ziri aho ngaho.
ariko ikintu abatazi aya matware aba ari ay'ibirara byo muri iyo quartier bizwi cyane muri uwo mujyi wa Tribri nk'abakazopara. Genge bayita ngo ni kazopara ibiyobowe na Levi ubujyana urwango rwinshi arugirira abirabura babimukira baba mu Bwongereza. Ibintu biba binamugenda mu mitsi kabisa. Igihe rero umwana arimo yishushanyiriza ahuze cyane, Levi yaturutse inyuma ari kumwe na bya birara bigenzi bye bihita bimutungura aho byatangiye kumukura bimuturutse inyuma, ndetse nta mwanya na muke bitaye byatangiye kumunyuzura uyu mwana ku buryo Anatole biza kurangira bimusprayinzeho irangi mu maso. Ibyo ngibyo kandi bikozwe na Levi. Hanyuma bino birara bigatangira no kumukanga bimubwira yuko atagomba kuzigira agarukamo n'amatware yabyo. Anatole yumvaga yasabye rero yishatsemo courage n'undi nk'umuntu ufunga umutwe kumusukurikiyeho agaruka ahandi neza, ndetse bafite n'inyundo mu ruhande rumwe ngo abaje kwihorera. Yatangiye guhamagara cya kintu kiba kibayoboye cya Levi, ndetse agisaba yuko bakorana mu rwano w'umwe kuri umwe. Ariko ibi birara biba bitakanzwe n'uyu mwana, cya Levi rwose kiratambika kikaza kigahita kimukubita umutwe wo ku zuru ku buryo ukanya itava n'amaraso mu mazuru. Anatole rero byaje kurangira kubera ukuntu yahoraga azengerezwa n'iki cya Levi, birangiye noneho abaye nk'imbwa yacyo akazajya akora ibyo gishaka neza nk'inyamaswa. Ibi bintu rero Anatole barakoze ku bushake ngo aba yumva yuko bizatuma wenda abasha kubona ubushobozi noneho buzatuma nawe yihimura ku bandi bantu, kuko azaba yarageze muri genge y'abantu b'abazungu, ndetse noneho bikazatuma abona inshuti mu buzima. Ariko uyu mwana w'imyaka 16 byarangiye yiyunze kuri ino genge ya bya birara by'uruhara, nubwo n'ubundi bitabuzaga n'ubundi kumubangamira bakamunyuzura bakanamukoresha nk'intwaro yo gukangisha abantu. Gusa uyu mwana nawe buri kantu kose kabaga kagendaga kamuzamurira noneho ikintu cy'umujinya na experience nyinshi yo kugira ngo azajye abona ukuntu abicamo, ku buryo noneho byaje no kurangira atangiye kubahwa na babandi bose babana muri genge. Noneho kugira ngo abireke ko ari n'uwa danger yabaze ingurube imbere y'amaso yabo, iyo byahise bituma noneho bamwemera. Nyuma y'ibi ngibi rero noneho yari abaye umumambure wa ya genge neza byeri baranamwogosha, ku buryo batangiye gukorana na ya genge bajya kwiba noneho post office biri aho ngaho, ndetse banatangira kubangamira abandi birabura bari aho ngaho harimo na wa mwarimu we Miss Dopo. Nyuma banatangira guhangana n'indi tsinda n'undi ry'ibirara riba ryitwa Grey Gang. Gusa abo muri ya genge ya Grey Gang nabo baza gupanga kwihorera muri house party yari yateguwe na Levi, Anatole n'aba bagenzi be. Muri no club rero habaye imirwano ya danger hagati y'izi genge ebyiri mu buryo atari yapanze. Anatole byaje kurangira hari umwe akubiseho umuriro birangira hiyaranapfa. Nyuma y'ibingibi rero Levi, Anatole na bya birara bigenzi bye byose birangira bafunzwe muri gereza. Nyuma rero Ingrid akimara kumenya aya makuru yaje kuri station ya polisi, aho byarangiye amufunguje. Ariko nubwo uyu mwana wagize amahirwe yo kurekurwa, n'ubundi ibintu by'urugomo ntago agera hanze ngo bite birangira, kuko nyuma bidatinze yahise yongera asubira muri bya birara bya Levi na bagenzi be kugira ngo basubire n'ubundi kwihorera muri ya mirwano yabo bitarangiye. Aya matsinda y'ibirara rero ko ari abiri birangira ahuriye ahantu hameze nko mu kibuga, hanyuma agahagarara yiteguye kwatakana. Ariko babandi bo muri ya groupe ya Grey Skins, umuntu wenyine baba barakariye aba ari Anatole, kuko niwe watwitse mugenzi wabo. Amaze koshwa rero na cya Levi, Anatole yaratambutse agenda agana imbere ngo atangire guhangana n'uwari uyoboye Grey Skins. Gusa bitunguranye ba Levi n'aba bandi bose bari kumwe ngo muri genge imwe bose baramwihoreye, abari urwana wenyine, aho bamutimbaguye ku rwego rwa nyuma ku buryo umwana no guhagarara byari byanze. N'inkovu rero n'ibikomere byinshi yagiye kuburana no gutonganya na cya Levi akibaza impamvu cyamukorera ibintu nka biriya, ariko ikintu cyonyine cyamusubije ni ibintu byo kumucyurira n'ubundi gikoresheje interuro zirimo ibintu by'irondaruhu. Akanya rero nibwo Anatole yahise abona noneho uwo boss waba ari we byanyabyo. Hanyuma kubera umujinya ahita amutera icyuma mu nda. Kubera ibi ngibi rero uyu mwana n'ubundi byarangiye yiyongeye yisanga muri gereza. Ubw'amahirwe ariko noneho ababyeyi be banyabo byari byarangiye bamaze kuba bavoka, byaje kurangira bamufunguje. Gusa n'ubundi amaze gufungurwa Anatole yahise asohoka hanze ahita yihutira kujya muri jardin y'ibanga yari yarabonye, kuko iyo jardin yari yarasize yibitsemo inzoka zimwe borora yari yaratse cya Levi cyagiye yari yamaze kucyica. Gusa agira agahinda n'ubundi asanze ya nzoka aho yari yarasize yibitse yarishwe mu buryo bubi cyane. N'agahinda rero nta n'ahandi hantu afite ho kujya, wa mwana w'ingimbi yanashatse kwiyahura, ariko kubw'amahirwe polisi iza kuhagobokera igihe, ndetse uyu mwana aratabarwa aho yahise atwarwa kwa muganga. Dukomeza rero nyuma y'amezi 6 Anatole aba yarisanze muri cya kigo kirera abana n'ubundi baba basanzwe bafite ibibazo nk'ibi ngibi, biba bibasaba ko bakeneye ubufasha bwinshi, ndetse Miss Dopo wa mwarimu akera n'undi aba ari umwarimu muri iki kigo. Anatole rero aba ari gusaba imbabazi uyu mwarimu we, kuko kuba igihe cyose ari kumwe na bya birara baramunyuzuraga ndetse bakamubangamira cyane.
ndetse ahangaha nibwo umwana yirekuye noneho atangira kuvuga amarangamutima ye yose. Ariko muri uyu mwanya umwe bababyeyi bamurega bamaze kubona ukuntu umwana ari kugenda aremba, bagiye kubigaragariza ababyeyi bamubyaye, ubona yuko bameze nk'abamurambiwe ku muriro. Nyuma y'ibingibi ababyeyi ba nyaba Anatole bishyuye amafaranga menshi kugira ngo byibuze uyu mwana abashe kwitabwaho ndetse ahabwe ibyo akeneye byose muri cya kigo yagiyemo, ndetse ahangaha banatuma yiga ibintu bijyanye n'amategeko ndetse biranubahirizwa nk'uko ababyeyi bari babisabye. Hamwe n'ubufashije bwa Muticha Miss Dopo n'abakozi muri iki kigo, ubuzima bw'umwana bwatangiye koroherwa ndetse nawe atangira kugenda agira akantu ko gukunda ibintu by'amategeko nk'uko papa we barabimusabye, ndetse ubuzima bwe bumera nk'ubuhindutse kandi neza amaze kubona amanota menshi mu kizami cy'amategeko bari bamuhaye ku ishuri. Ibi bintu byahise bimuhereza confidence nyinshi muri we, yumva agomba gukomeza kuzamuka. Nyuma y'imyaka 3 rero uyu mwana ava kuri wa mwana wahoze ateza ibibazo ndetse nta kintu na kimwe ashobora gukora neza, kugera ku mwana umaze kubona icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'amategeko kuva muri kaminuza ya King's College yo mu mujyi wa London. Ubu buhanga rero no kwitanga biza noneho kuvamo indi chapitre, ako kaminuza yaje kumuhereza igihembo, aho yise atangira noneho chapitre nshyashya yo kumodaringa. Ndetse ibi bintu rwose bituma atera imbere cyane ndetse bikaza no kurushaho kuzamuka amaze kwimukira mu mujyi wa Los Angeles. Ndetse mu buryo butunguranye Anatole witwa mu buzima busanzwe Adwale Akindoye Akbaje byaje kurangira ahindutse avamo umuntu wa danger w'umudirector ndetse akaba umukinnyi mwiza muri kariyeri yo muri Amerika, nubwo ari umwana bya byaramugendekeye kwa kundi kose nagiye mbereka. Ndetse filime yakigana ku musozo batubwiye yuko Adwale yaje kongera yongeye hoye n'ababyeyi b'abanyabo, nubwo urugendo rwo kubabarira kubera ukuntu baramutanze ngarirwa umuryango utari we rukomeza kugorana. Ndetse nyuma byaje kurangira aniyunze n'aba babyeyi bari baramureze, nubwo baba baratandukanye nabi kuko wa muryango wo baragiye gukomeza kurera n'abandi bana b'abirabura nk'uko babikoraga. Ariko nubwo ibintu byari bigoye, Adwale waragize ubwana burimo trauma n'ibindi bintu byinshi bigiye bibabaje, byaje kurangira bimuhiriye ndetse agira kariyeri nziza umwuga wo gukina filime n'ibindi bintu bigiye bitandukanye muri Amerika, aho yagiye akina muri role zitandukanye muri filime zagiye zikundwa n'amaseri atandukanye harimo nka Congo, Oz, Born Identity, The Mummy Returns na Game of Thrones mwakunze muri benshi. Agafilme kacu uyu munsi nanga karangiye rero. Iyi ngiyi ni The Focus. Until next time, peace out.